iminsi 3 narayakoze ayirindwi mfata akantu nimugoroba narayakoze ya 21 mfata akantu nimugoroba nta masengesho nta sense ariko nato penestikonema kubona aka gasura mfite nestidi bini ijingiri kanga ngo nibutse iminsi wajya gumara imbere yanjye abavuze igikomba cy'iminsi 3 batajya batamu nk'abanageze y'ibihugu 2 bitatu iki ya mbere mishari nanze nuko nshimira abayobozi y'iki gihugu kuba Imana yarakoresheje ubutabo bugafungwa nageraga rero mutani byo twari kuvugaho nkibaza niba Imana dusenga atari imwe bitene ko nabonaga bamwe baje bambitse uruhu rw'intama atari intama rero ubu nkaho Imana iri kugenda icakajagari nicyo nagambiriye kuzana kuba Imana iri guca iki akajagari rero n'insengero zimwe na zimwe ziba kuba ziri gufungwa nukuvuga ngo hari impamvu nababwiye ko Imana iri guca akajagari ku kiganiro cy'ubushize natanze ijambo rivuga ngo Imana iri mu kazi nicyo cyatumye mvuga ngo Imana iri hehe mu kazi iyo SMS nabaye nk'iyisiga ndamanza njya kuyisengera ndavuga nzayigarura Imana imajije kugira ute nego none nabwo ngo Imana iri mu kazi rero niyo mpamvu insengero zirimo zifungwa zigiye kongera gufungwa no muri corona ariko Imana iravuga ngo ntago ndafungura bamwe barigwanira barafungura itarafungura rero bareka Imana izikore ni ku mugambi w'Imana ntabwo abayobozi ntibakomeze gucira urubanza abayobozi ahubwo nukuri perezida wacu turagukunda ukorana n'Imana kandi nabo mufatikanyije bakorana nawe turabashimiye rero n'Imana kandi nukuri turayishimiye yo kabyara Yesu nikuzumanga indi SMS mfite ni SMS y'igihugu cya Uganda Imana yarambwiye ngo Perezida wa Uganda Museveni Imana iri kumwe nawe yarambwiye ngo nzamubwira ngo nta nzara izaba mu gihugu cyiwe nuko Imana yavuganye nanjye kuko atigeze yakira icyo bita abatinganyi Imana iragushigikiye ndetse Imana yandishe bambwira ngo abazakugambanira n'ubushize Imana yarambwiye ngo wigeze kukugambanira ariko icyo bakugambaniriyeho si cyagirwaho nuko Imana yambwiye uko rero yapfurijemo iyo migambi igihugu cy'Ubugande Imana iri kumwe nacyo irangije iranga ngo kandi n'ibyiyoberanya biri muri iki gihugu cya Uganda Imana ije kubimanukira abaganda n'umuhumure mukomere abanyarwanda batuye muri Uganda muhumure mukomere Imana namwe iratekereza Perezida wa Uganda Imana yarambwiye ngo nzakubwire n'abandi nibabyumva cyase nawe ukabyumva Imana yarangiye ngo yarakwimitse mu kukwimika rero nta gihe cyo kugira ngo igukure ku ngoma ntago kiragera niyo yavuganye nawe kandi ukomeze wubahe Imana iri kumwe nawe iracyagushigikiye kandi nukuri Imana y'amahoro izakomeza kurinda ibirenge byawe izakomeza kurinda umubiri wawe ariko so kuvuga kutagambanirwa uragambanirwa ariko Imana ikagira ute igaca ibyo bico ikabikuraho igasenya ibyo byose niko Imana yavuganye nanjye kandi nuhumure nabuyoboye nibahumure Imana irabarinze ego rero cyane nkimara kubona iyo message nabasenze Imana imbwira yuko kubwo ibinyeretse ikambira kubwo Museveni atemereye ko abatinganyi binjira mu gihugu ko nayo itazigera imukoza isoni ndetse n'abasenga Imana igiye kubongeramo imbaraga ko nabonaga hari abantu basenga ariko bakanamuka mu kiriya gihugu Imana irambwira ngo itanzemo izindi mbaraga zinesha ibyabakamuraga cyangwa se ibyabanamuraga bantu rero musenga muri icyo gihugu mukomeze mu ndindi Imana ikomeze ibandika imbaraga kandi ni ukuri Imana y'amahoro natwe tubari inyuma turimo turakomeza
tubingingira Imana ngo ikomeze ibafashe kuko Abisiraheli aho babaga bari bahuje umutima Imana yarabasuraga ikabana nabo muri Farawo wari bari inyuma agiye kurimbukira mu nyanja ntago azigera bageraho murakoze indi message mfite ni ya perezida w'u Burundi Imana yarambwiye ngo nawe yakorewe kudata atari rimwe atari kabiri ariko kudata Imana agiye ziburizamo kandi kuba yaragize gutya igakuraho izo kudeta perezida w'u Burundi ntago ari kubw'imbaraga zawe ahubwo ni kubw'imbaraga z'Imana yatumye ikatwishyira muri iyi si rero Imana yarambwiye nawe ngo nahumure ariko kirekira nyine nkasengera ibihugu mubwira Imana ngo Mana hari ibihugu bitwegereye twemerere utugirire neza rero Imana yarambwiye ngo kudata zirimo zicugwa n'ubu ndi kuri kamera Imana irikumva ko ari ndi kudata irimo gucugwa ariko Imana irikumvira ko itazakugeraho ndetse n'abandi ndabwirwa ngo bari mu mashyamba bashaka uburyo ki bazakwinjirana ariko Imana yambwiye ngo nuhumure Imana iri kumwe nawe perezida w'urundi Imana yambwiye ko ariwe yakwimikiye atari umwana w'umuntu wakwimitse kandi ndetse bakaba bafite ibyitso bimwe na bimwe biri muri icyo gihugu bibaha amakuru uko igihugu kimeze ariko ibyo byitso Imana yambwiye ngo irabihagurukiye rero nuba Imana ndongeye ndakumvise hano ku wa gatanu cyane mbandi muri iyi minsi nzara ko bikunda mubwire nti sipiriye ngwino noneho mvuga Imana ureba noneho birashoka ko abambona kuri kamera bazajya batura ntago ari fane tuzi ndandi mu miguruko nanjye nyibwira nti Mana ukugendera abandi nanjye ntunsiga kandi nyura umugisha wawe hano tekene bore stefo Rwanda yasika nowe gitara widifanye sanse kude bone fa mestiko ni manda yasiri bi nowe detaya bene kude heneto pa sanse kandi namwe kuba izina umuhanuzi atandukanye n'abandi bantu Eliya ari umuhanuzi niyo bitaga bamenya undi izina bamenya ryakagenza ukundi kuntu bititwaye uko rishaka ubwo rero Imana ibane natwe reka mfite nanone message Irembo Ryera TV Irembo Ryera TV reka tubasuhuze inshuti bakunze b'Irembo Ryera TV tubifuriza umugisha w'Imana aho muherereye ni ukuvuga hari abari mu Rwanda hari n'abari hanze y'u Rwanda ubwo ni mu ntara ya gatandatu tujya dukunda kuvuga ngo ni intara ya gatandatu ariko namwe turabaramukije mwese nimugira amahoro y'Imana kandi wowe utameze neza wowe ushobora kuba urwaye ufite ibibazo bitari bimwe wabwiwe amagambo mabi bakubwira ko ntacyo uzimarira nawe ndetse umutima ukakubwira ukakwereka yuko ntacyo umaze ukumva urirambiye kuba ku isi ukumva ntacyo bikikumariye ariko uyu mwanya ngufitiye amakuru meza ndakubwira ngo humura komera nturi wenyine uri kumwe n'Imana kandi shirirungu kuko iyo Imana yabanye nawe cya gihe iragarutse ngo yongere ibane nawe aho ngaho wari ugeze muri icyo gikombe shidikanya Imana ndumva mpanuriye ubuzima bwawe kandi niba unkurikiye uvuge ngo amen kuko hari ubutabazi Imana yohereje kandi buje aho uri kandi amaso yawe agiye kubibona nturi wenyine komera kandi wongere ukomere komera kandi utuze nta mpamvu yo gutsindwa iri imbere yawe turi mu kiganiro imboni y'umuhanuzi turi n'umuhanuzi Fanny umukozi w'Imana akunda kandi kubana natwe ku Irembo Ryera n'uyu munsi aragarutse Fanny turabahaye ikaze hano ku Irembo Ryera murakoze tubahaye ikaze mu mboni y'umuhanuzi imboni y'umuhanuzi nturahuma cyangwa warahuma ntago ndahuma imboni y'umuhanuzi imboni y'umuhanuzi urose iyo bavuze imboni y'umuhanuzi nkawe ubyumva nyine nuko y'umuhanuzi Imana yemera ubureba byinshi ubureba kure yego ubuntu wowe
nawe uracyabona ukumva hari ikintu itara riracyaka itara ntirirazima ntabwo rirazima. mbere y'uko dukomeza ikiganiro cyacu muri iyi mboni y'umuhanuzi kugira ngo ibyo tuvuga bifashe abantu ndetse benshi bigire n'icyo bikora mu mitima yabo nuko twabanza tugasenga. Yego. Dushyira imbere y'Imana. Turagushimiye Uwiteka, dushimye urukundo rwawe, dushimiye neza yawe, turagushimiye Nyiringabo Imana. Ngo rero data wa twese, buri mwese ahari ari kukwiragiza, buri mwese ahari data wa twese arimo yumva imiburo yawe, buri mwese ahari arimo arabana nawe, buri mwese ahari arimo data wa twese arimo arumva urukundo rwawe ndetse n'ineza yawe. Mu izina rya Yesu Kristo, reka mu Imana rero impande enye z'iyi si buri mwese ubane nawe mu izina rya Yesu. Data wa twese urwaye umukize, ubabaye umumara agahinda, Nyiringabo Imana ufite ibindi bibazo nyagora ku ngoma ari wowe ubikemura. Twemerera data wa twese kuko ari wowe ukemurira ibibazo, ukadukemurira ibyo tuba duhura nabyo byose. Data wa twese ntukaduhane ntukadutererane. Rero umwanya wose tugiye kumara imbere yawe, mwami Nyiringabo Imana natwubane natwe. Mu izina rya Yesu Kristo urakoze, amen. Ngaho rero ukomeza unibwira abantu bari badukurikiye. Ngarutse kuri Irembo Ryera TV, bakunda kunyita Fanny, ariko nitwa Fanny Maniragena Françoise. Niko nitwa Maniragena Françoise, ariko kenshi bakunda kumpamagara Fanny. Hari impamvu ariko ni naryo Françoise. Rero turashima Imana ko twongeye kubana namwe muri aka kanya. Turashima Imana ko twongeye kugira ngo twongere twumvane ubwami bw'Imana turi kumwe namwe. Imana y'amahoro aho muri hose ikomeza kubarinda no kubarengera. Ntabwo rero twikunda cyane twebwe turi mu gihugu cy'u Rwanda, ahubwo n'abari hanze y'igihugu turabakunda. Uko dusenze tujya tubereka Imana. Ushobora kuvuga ati se kuki mu Rwanda rero bakunda gusenga? Ahubwo Imana y'amahoro iyo yatugezeho nako tubabwira icyo yatugejejeho. Bivuga ngo namwe irabakunda, nimuhumure, Uwiteka Nyiringabo Imana aracyari kumwe namwe, ntabwo azaceceka. Ndakugira ijambo rivuga ngo ntabwo azaceceka. Ubwira Imana uguhanurira ubuzima bwawe, ububwire ngo ubuzima bwanjye ntabwo Imana izaceceka. Wihanurire ubwira Imana ngo ubuzima bwanjye aho ntabwo uzaceceka. Na topene tikone bawe sirwi, na tikone vaya zone ma alala bonestar. Kandi ubwira Imana ngo noneho Mana muri njyewe ndimo ndumva ivugururwa, ikintu bita ivugururwa, kuvugururwa. Ubibwira Imana ko uri kumva ivugururwa, kuko iyo ivugururwa rije risiga umeze neza, iyo ivugururwa rije risiga rigukoze ku maso, iyo ivugururwa rije risiga uhagaze umeze neza. Rero mukomeze mudukurikirane, kandi nukuri nako turabyishimiye kuba mukomeza kudukurikirana no kudukunda. Murakoze. Yesu aguhe umugisha. Hanyuma Fanny, ujya ukunda gukurikira, hariho abahanuzi badakunda kumva radiyo, batareba televiziyo, batagira gutya, uri muri abo se? Oya, njye nkunda kumva amakuru na televiziyo. Ikintu ikosa ntashobora gukora, sinjya nkunda kureba cyo kora filime z'imirwano. Ego. Ariko kubera iki utareba filime z'imirwano? Ntabwo ushaka uzajya ukina jetiri? Ntabwo filime z'imirwano sinzi, ntabwo bijya bimbamo. Ego. Wowe ngo ntabwo ujya ureba filime z'imirwano? Ntabwo njya nkunda kureba filime z'imirwano. Nizo filime utareba kuri televiziyo? Niba ukurikira amakuru, na yahe makuru ari kuvugwa muri iki gihe ku binyamakuru byo mu Rwanda, biri kuvuga kuri nde? Ku muntu bita Kazungu. Ego. Ngo Kazungu se baramuvugaho iki? Bavuga ko yakoze icyaha cy'ubwicanyi. Ego. Yishe umuntu umwe se? Oya. Bavuga ko yishe iyo nkuru neza twumve ko ukurikira amakuru. Bavuga ko yishe abantu 14, ariko akavuga ko amajije kuboneka 12. Ego. None se wowe wakurikiye ayo makuru, yumvise Kazungu abantu yarabiciraga nk'iki, yari iki cyabimuteraga? Yavuze yuko ngo bamuteye sida,
ariko abacamanza bo babikurikiranye basanga nta ngwara n'imwe afite. Ego bamujyanye kwa muganga. Numvaga bavuga ngo muntu uza mu bushishozi no kujya kwa muganga basanze ntazo afite, basanga ari ubugome. Buriya nko mu mbone y'umuhanuzi ubona Kazungu bari abantu barabishe kubera izihe mpamvu? Shitani nahadakora. Buriya no kuvuga ngo ni ibintu shitani amanza kwinjiza mu muntu akanabishyira muri mind ye y'umutwe, nkuko natwe dushyira muri mind buri munsi gusenga, tukabifatira umwanya. Biriya rero niba umutima ukubwiye ubwonko buhita bwakira, ntabwo ari ukuvuga ngo nibwo yarabikoze ako kanya. Ni ibintu yamanjije guteke, shitani yaramufashije amanza kubitekerezaho n'uburyo cyo bizagenda. Ariko Kazungu siyibuka ko hari ingaruka nyuma zizaba. Shitani rero yashatse kugukoresha ntabwo akwereka ingaruka zizakubaho. Mu by'ukuri buriya ni abadayimoni cyangwa hari ibintu ubona ko umuntu yakoze ibintu by'indengakamere ukabona hari n'aho ameze nk'ahabeshyera Satani. Yakoze ibintu bitabaho, kwica abantu batagize icyo bamutwaye, akabagirira nabi. Umva njyewe byageze, ntabwo mvuze ngo Imana yarambwiye, ariko byageze ubwo ntekereza ndavuga ati uko biri kose birashoboka kuba ari izindi mbaraga zaho yavutse zamwokamye Kazungu. Nuko nabitekereje ndavuga nti buriya mu gisekuru cyo burashoboka ko hari undi wabikoraga Kazungu bikamwokama, kuko biraba ari imbaraga mbi. Ni karande. Ntabwo ati biriya ni karande. Bivuga ngo buriya ntabwo byapfuye kuza gutyo gusa. Ese ngubu uhuye nka Kazungu mugahura, uri umuhanuzi ufite yambone yawe wamugenza ute? Kazungu se twebwe nk'abakozi b'Imana cyangwa nk'abanuzikazi tubabwiriza kwihana. Yego turababwira, ariko burya keretse Yesu wenyine. Yego turahanura, Imana ikabidufashamo, hakagira abava mu byo barimo, ariko nta burenganzira dufite bwo kujya mu mutima w'umuntu ngo tujye kumukuramo ikimurimo. Icyo dukora ni uko twinginga Imana, twibwira ati wagenda ukinjira mu mutima w'uriya muntu ukagira uti ukamukuramo ibimurimo. Ariko ariko burya niyo wasenga kanshuro jana Uwiteka yararemye ko agomba kurimbuka. Mu kiganiro cy'ubushize navuze ijambo umwana w'ubugingo n'uwo kurimbuka. Icyo kiganiro ubutaha nakivuzeho mvuga ku mwana wo kurimbuka n'umwana w'ubugingo. Uri umwana rero wo kurimbuka naho basenganganishe n'impaka. Yego Uwiteka rero ni ufite mu biganza. Gusa cyo Kazungu tuhuye namugane ibyo wakoze si byiza, kuko iyo umuntu akoze icyaha aranababarirwa, ariko yumve ko nawe ibyo yakoze ko atari ibintu by'abantu b'Abanyarwanda. Yego ni ibintu n'abantu bakorera Satani. Abo ni abantu baba bakorera Satani. Uyu munsi rero wamubwira iki umuhuriye mu nzira ukavuga uti Kazungu barambwiye ngo ninkugira inama? Namugira inama yo kwicuza ibyo yakoze, yarangiza akajya agasaba imbabazi zaba yagiye yicira abantu, kuko wenda 94 narindi uruhinja. Narindi uruhinja pe, kuko ntabyo nzi, ariko numva ngo 94 barababariwe, kandi nuko turashima Imana iyo yongera guhuza abantu bakiyumvanamo bakababarirana. Ariko ngiye duhuye bakambwira ati mugira inama, muri gihe uko mbyumva namugira inama yo kwihana, akabasha kwicuza ibyo yakoze, yarangiza akajya gusaba imbabazi, ndetse agakurikirana inzira y'Imana, Imana ikagira ibyo imufashamo. Hahigwa umenya ko yakosheje, yarangiza agaca bugufi.
tugaruke twanzika mu kiganiro imboni y'umuhanuzi. Iyo munsi iyerekwa rikomeye ufite nko ku gihugu, ufite nko kuri ibi bintu bituma ibiciro biri kuzamuka, ibintu bikagira gute, wowe nk'umuhanuzi niki Imana iri kukubwira? Duhereye ku biciro biri kuzamuka, ndi kubwira abantu ngo nta kiba Imana itakizi. Kuba rero biri kuzamuka, Imana yagambiriye ko ugomba kurya, ugomba kurya. Yagambiriye kuri bumwe uranywa, kuko byose biri mu biganza byayo. Nakunze kuvuga ngo na kimwe kiba gitunguye Imana. Kabiri, nyabunda kuvuga ngo iyo ari Imana itacyemeye, iragusanga ikakubwira ngo nkuyeho icyo bita inzara iwawe, nuko ibibona Shitani ashatse kuyizana. Ariko icyo Imana yemeye iragiceceka kugira ngo kibashe kugira ngo gisohore ku buzima bwawe, kuko ibizi ko izahakubera ikabana nawe. Kuri ibyo bintu bigendanye gutyo nuko nguko nabivuga. Rero ikindi kigendanye no ku gihugu, turashima Imana kandi ndashimira n'abayobozi, cyane cyane ku kintu kigendanye n'ubutayu. Benshi bavuga ngo ko ubutayu bufunze cyangwa se imisozi ko ifunze, ariko njyewe navuga ko abayobozi babashyigikiwe n'Imana. Cyambere njyewe nagiye nzamuka imisozi kenshi kuko ntabwo nakwikuramo. Imisozi narayizamutse, narayigenze, ariko ukaba utabasha gutandukanya umuntu ugiye gusenga n'ugiye mu byaha, n'ugiye kwiba, n'ugiye umuntu akaza akakwereka ko arimo gusenga. Twagiye duhura n'ibyo bikomeye, akaza akakwereka akanagukira telefone akakubwira ati mwene da, ndashaka ko niza telefone, dore telefone njyewe yanjye yazimye, none rero ntiza mpamagara umuntu ndi kumubwira umusozi njeho. Ukagira ngo agiye ngo guhamagara umuntu, akaba aragiye ari kwibwirisha ngo aro, wajya kumira ugasanga umuntu yarenze kera. Rero ndashimira abayobozi n'Imana yafunze ubu butayu, ntabwo ari abayobozi, n'Imana yabakoresheje barabufunga. Njyewe byumva ko nshimiye aba bayobozi guhera kuri perezida w'igihugu cyacu kugera ku nzego zo hasi, kuko byari bimajije kuba akajagari. Usambana akaza mu musozi, ujya kwiba akaza mu musozi, mbese utakibasha kureba. Byari bishyiye Imana, byari byangiza n'ubwo ndakubisengera. Bashaka abandi bazabyumva ukundi bavuga ngo uramuhanuzi yarasaze, ariko byari bimajije kuri ndengakamere. Njyewe njya kumuzibwira Imana imbere Imana, ubu ntabwo twabasha gutandukanya abantu bawe n'abatari abawe. None rero sinzi icyo uzakora. Iyo kabyara njya kwamba nikoresheje abayobozi ati butayu, navuze ngo rero Mana n'ubundi niyo ntabaga ntari mu butayu, nabaga ndi imbere yawe. Ariko byari birenze ukwemera. Ese ubutayu wasengeyemo ni nk'ubu? Yego ko. Buntondorere numva imisozi uzi. Ibweramvura, yego, Samatare, Nyirafumbwe, hano ku Irebero, yego, ahandi nagiye naho bita mu bihe bya Mashyiga, wumva ko nagenze, aho bita mu Rusesamanza, wumva ko nagenze, n'ahandi bita ku Kitabi, no ku Irebero aho bita i Bugesera, ugenda ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi, ku musozi kumva bita nawo ugiyeho, wumva ko mbese aho ngaho niho ntaragera. Ariko Kizabarwa, Kinyamakara, kuri Riranzura, wumve ko nagiye hari udusozi za Samatare, ku Kinzanye, niho nagiyeyo. Yego. Hanyuma mu mazi y'ibyumba nanjye nayagiyemo, na Nyabyondo. Yego. Amazi ya Nuza aha bita za Murambi, ubwo ni mu Ntuza, ni mu majyepfo nyine iyo ngiyo. Yego.
twarasenze naho bita nimba bahita mukinaho igitaramo mu mazi atemba bita ku isumo ujya uhumva njya ntiwumva ku isumo naho nagiyeyo aho ngaho hose warahageze Imana iravuga ni ukuri kandi ndashimira Imana itagivuga rimwe njya numva ngo abenshi babavangiriweho ariko Imana asenga nkorera njyewe nta muhanuzi uramvangirirwaho ni ukuvuga ngo yambwiriye ku Ndabirambiwe nanone niho nagiyeyo Ndabirambiwe ku musozi wa Ndabirambiwe mu Ruhengeri aho narahageze Imana irahavugira iyavugira rero kuri Ndabirambiwe njya kumbwirira Bugesera ibimbwira no ku mupaka ibimbwira n'ino Kigali turayishi ku mupaka w'u Rwanda n'Uburundi ese uko wagiye ugiye gushaka iki umva narawuza rero naho nari bugushakire ndabizi ko wose wakorera urebera hose icyarimwe ndavuga ati nta n'igiye kwagushakira ubundi uri umuhanuzi cyangwa se ukaba uri umuntu usenga nyamara rugende agasozi kamanika kwanga akandi kazakwemera niko bibiri yifuza kandi kabiri bibiri iratubwira Yesu yabivuze neza aravuga ngo nta muhanuzi kazi hehe iwabo kuko yavuze ngo si mwene Yosefu ise w'umubaji ariko yagiraga hamwe imirimo n'ibitangaza ukagira uteyemwe igakoreka mbwira amasengesho wasenze wiyirije ubusa ay'iminsi 3 narayakoze ayirindwi mfata akantu nimugoroba narayakoze ya 21 mfata akantu nimugoroba nta masengesho ntasenze ariko nato penestikonema kubona aka gasura mfite nestidi bini igimbiri kanga ngo niyibutse iminsi wajya gumara imbere yanjye abavuze igikomba cy'iminsi 3 batajya batamu nk'abanagezeyo ariko natwe turashima Imana senga amasengesho azagutunga mu minsi imbere cyangwa se mu masaziro ya njya nkunda guhura n'ababyeyi bakuze mwana wanjye wowe icyo navuganye nawe nakuye ko nzaguha amasaziro turi Kadeshi Baruneye ego umva Imana ivuze ku bantu ukumva umukecuru muzima avuga ati njyewe ndabyibuka Imana yambwiye ko izanshajisha neza none dore nshaje neza yajyaga ibimbwira mbona bitazemera nanjye ubona icyo ndimo mparanira njya nkunda kwibwira ngo nawe ndashaka amasaziro meza icyo cyo njya nkunda kukibwira Imana nawe mbona kuri kamera ugira icyo bwira Imana njya ndimo ndavuga ibyambaye ndashima n'Imana Cyprien uko wambonaga ubushize bwa mbere aribwo navuga ngo niyo yimika na n'ubu urabona Imana itarakoze Imana yarakuye imiti Imana nawe itarakoze urafite fresheri mvura Imana yakoze imirimo n'ibyo itarakora ndayirindiriye oya Imana ndayirindiriye hari akarimbi twari gatorerwa ngo reka nkutambire Mana yanjye hari ibanga afitanye nawe barariyongeza aho ngaho barimo basiriye uwo mujyane ndawucinya nayibwira ati Mana wa mukobwa wawe wa wundi wakuye ikuzimu nayibwira ati ndakwibutse no penestala najya mu ndimi nkumva umwuka w'Imana uramaze noneho utakaniga ko yasi kavuga ngo ningera ku murimo nahawe nzawukora nezerewe umurimo Imana yamaye nzawukora neza umurimo Imana yamaye nzawukora nezerewe umurimo Imana yamaye nzawukora neza umurimo Imana yamaye nzawukora nezerewe urabyumva umurimo Imana yamaye nanjye ndagira nzawukora neza kandi zamfashe nzawukore nezerewe ubwo rero iyo bamara kuvuga ngo umurimo Imana yamaye nzawukora neza kandi umurimo Imana yamaye nzawukora nezerewe mba numva nanjye ubwanjye merewe neza hari abantu n'ubu ngubu hari abantu uno munsi turi buhure tukavuga nk'Imana ariko bajya ngo atari ko fami reka tukubaza akabazo sinzi impamvu iki kintu bajya bakunda kukimbaza izi mpano ufite ko zidateye nk'iz'abandi bahanuzi ntubwira kubera iki bakambwira ati weho waje gukorera Imana nta mikino ufite nkababwira nanjye mbisohozwa nande na Yesu nanjye ntago ari ku bwanjye ariko bakavuga ati bajya bambwira ati umva
rwose niyo ukora Imana twakunda uri gusimbuka hari igihe nzakubwira ukansura hari ahantu ndi ukarakuntu mba ndi mu miguruko ndi mubwire Mana ndongeye ndakumvise ahantu kwa gatanu cyane mba ndi muri iyi minsi nzara ko bikunda mubwire nti sipiriye ngwino noneho mvuga Imana ureba noneho birashoboka ko abambona kuri kamera bazataho baturana garifane tuzi mba ndi mu miguruko nanjye nyibwira nti Mana ukugendera abandi nanjye ntunsiga kandi nyura umugisha wawe hanote kene bores perform manda yasika no gitara widify sans kude bonefa nesti kone manda yasiri bi no we detaya bini kude hene topa sans kandi namna kuba izina umuhanuzi atandukanye n'abandi ba Eliya ari umuhanuzi niyo bitaga bamenya undi izina bamenya byakagenza ukundi kuntu nititwaye uko rishaka ubwo rero Imana ibane natwe reka mfite nanone message y'ibihugu bibiri bitatu iki ya mbere message nanze nuko nshimira abayobozi y'iki gihugu kuba Imana yarakoresheje ubutabo bugafungwa nageraga rero mutani byo twari kuvugaho nkibaza niba Imana dusenga atari imwe bitene ko nabonaga bamwe baje bambitse uruhu rw'intama atari intama rero ubu ni nkaho Imana iri kugenda ica akajagari nicyo nagambiriye kuzana kuba Imana iri guca iki akajagari rero n'insengero zimwe na zimwe ziba kuba ziri gufungwa ni ukuvuga ngo hari impamvu nababwiye ko Imana iri guca akajagari ku kiganiro cy'ubushize natanze ijambo rivuga ngo Imana iri mu kazi nicyo cyatumye mvuga ngo Imana iri hehe mu kazi iyo SMS nabaye nk'uyisiga ndamanza njya kuyisengera ndavuga nzayigarura Imana imajije kugira ute nego none nabwo ngo Imana iri mu kazi rero niyo mpamvu insengero zirimo zifungwa zigiye kongera gufungwa no muri corona ariko Imana iravuga ngo ntago ndafungura bamwe barigwanira barafungura itarafungura rero bareka Imana izikore ni ku mugambi w'Imana ntabwo abayobozi ntibakomeze gucira urubanza abayobozi ahubwo ni kuri perezida wacu turagukunda ukorana n'Imana kandi nabo mufatikanyije bakorana nawe turabashimiye rero n'Imana kandi n'ukuri turayishimiye iyo kabyara Yesu nikuzumanga indi SMS mfite ni SMS y'igihugu cya Uganda Imana yarambwiye ngo Perezida wa Uganda Museveni Imana iri kumwe nawe yarambwiye ngo nzamubwire ngo nta nzara izaba mu gihugu cyiwe nuko Imana yavuganye nanjye kuko atigeze yakira icyo bita abatinganyi Imana iragushigikiye ndetse Imana yandishe bambwira ngo abazakugambanira n'ubushize Imana yarambwiye ngo wigeze kukugambanira ariko icyo bakugambaniriyeho si cyagirwaho nuko Imana yambwiye uko rero yapfurijemo iyo migambi igihugu cy'Ubugande Imana iri kumwe nacyo irangije iranga ngo kandi n'ibyiyoberanya biri muri iki gihugu cya Uganda Imana ije kubimanukira abaganda n'umuhumure mukomere abanyarwanda batuye muri Uganda muhumure mukomere Imana namwe iratekereza Perezida wa Uganda Imana yarambwiye ngo nzakubwire n'abandi nibabyumva cyase nawe ukabyumva Imana yarangiye ngo yarakwimitse mu kukwimika rero nta gihe cyo kugira ngo igukure ku ngoma ntago kiragera niyo yavuganye nawe kandi ukomeze wubahe Imana iri kumwe nawe iracyagushigikiye kandi n'ukuri Imana y'amahoro izakomeza kurinda ibirenge byawe izakomeza kurinda umubiri wawe ariko so kuvuga kutagambanirwa uragambanirwa ariko Imana ikagira ute igaca ibyo bico ikabikuraho igasenya ibyo byose niko Imana yavuganye nanjye kandi nuhumure nabuyoboye nibahumure Imana irabarinze ego rero
cyane nkimara kubona iyo message nabasenze Imana imbwira yuko kubwo ibinyeretse ikambira kubwo Museveni atemereye ko abatindanyi binjira mu gihugu ko nayo itazigera imukoza isoni ndetse n'abasenga bagiye ko Imana igiye kubongeramo imbaraga ko nabonaga hari abantu basenga ariko bakanamuka mu kiriya gihugu Imana irambwira ngo itanzemo izindi mbaraga zinesha ibyabakamuraga cyangwa se ibyabanamuraga bantu rero musenga muri icyo gihugu mukomeze mu ndindi Imana ikomeze ibandika imbaraga kandi ni ukuri Imana y'amahoro natwe tubari inyuma turimo turakomeza tubingingira Imana ngo ikomeze ibafashe kuko Abisiraheli aho babaga bari bahuje umutima Imana yarabasuraga ikabana nabo muri rero Farawo wari bari inyuma agiye kurimbukira mu nyanja ntago azigera bageraho murakoze indi message mfite ni ya perezida w'u Burundi Imana yarambwiye ngo nawe yakorewe kudata atari rimwe atari kabiri ariko kudata Imana agiye ziburizamo kandi kuba yaragize gutya igakuraho izo kudeta perezida w'u Burundi ntago ari kubw'imbaraga zawe ahubwo ni kubw'imbaraga z'Imana yatumye ikatwishyira muri iyi si rero Imana yarambwiye nawe ngo nahumure ariko kirekira nyine nkasengera ibihugu nkubwira Imana ngo Imana hari ibihugu bitwegereye twemerere utugirire neza rero Imana yarambwiye ngo kudata zirimo zicugwa n'ubu ndi kuri kamera Imana irikumva ko ari ndi kudata irimo gucugwa ariko Imana ikumbwira ko itazakugeraho ndetse n'abandi ndabwirwa ngo bari mu mashyamba bashaka uburyo ki bazakwinjirana ariko Imana yambwiye ngo nuhumure Imana iri kumwe nawe perezida w'urundi Imana yambwiye ko ariwe yakwimikiye atari umwana w'umuntu wakwimitse kandi ndetse bakaba bafite ibyitso bimwe na bimwe biri muri icyo gihugu bibaha amakuru uko igihugu kimeze ariko ibyo byitso Imana yambwiye ngo irabihagurukiye rero nubona hari impfu nyinshi mu gihugu uyoboye ukabona hari na bamwe muri bo bayobozi bagiye ntuzigere ubigiramo ikibazo ni Imana izabishatse kurwanira ubuzima bwawe rero abarundi muri rusange n'abanyarwanda batuye mu Burundi mwumva ko Imana ikiri kumwe namwe ibatekerezaho ndetse cyane cyane abapasiteri bamwe na bamwe bari mu Burundi mukomeza mu bwiza abantu kuri mubwire ku bwami bw'Imana butarahambuka ubwami bw'Imana bukiri ku ngoma rero mukomeze mubabwire ko iyo SMS yatambutse ntabwo ari ku bwanjye ahubwo ni ku bw'Imana mwumve ko iyo nasenze nta hamwe nsiga rero Imana yamara ikomeze kutugira neza iyo SMS naje ngifite reka rero Imana y'amahoro ikomeze twese kuturindira hamwe muri rusange ikindi perezida w'u Burundi Imana yarambwira ngo byagora kuba wakumva iyi message ariko Imana y'amahoro yarambwiye ngo iyanze ikimenyetso cyaba mu gihugu cyawe hakaba imyiduruvanganyo akaba icyo kimenyetso Imana itanga ariko yambwiye ngo ese izatanga ikimenyetso mbabwira ngo rero Imana nta kimenyetso dushaka mu gihugu cy'u Burundi ngo habe imyiduruvanganyo ariko sinzi kuzabyumva muramukamve iyi message uko biri kose humura Imana iri kumwe nawe kandi ni ukuri Imana iracyagushigikiye Imana y'amahoro iracyakurinze nuhumure rero na perezida wacu Imana iramurinze kuko ariko yambwiye imbwira ko ikomeje kubana nabo kandi n'ukuri bashigikiwe n'Imana nuko Imana yavuganye nanjye reka rero hari ijambo ry'Imana mfite turisome kuko bwo kuri yose Imana yantaye rero ubwo nuko nguko Imana ivuganye nanjye reka tumanze dusome abami ba kabiri ibice 9 guhera ku murongo wa mbere kugeza kuri 7 haravuga ngo Dawidi agirira neza Mefibosheti Dawidi agirira neza Mefibosheti ko Mefibosheti nyene Yonatani
ngo bukeye Dawidi arabaza ati mbese hari uwasigaye wo mu muryango wa Sawuli ngo mugirire neza kubwa Yonatani. Kabiri hakavuga ngo kandi mu nzu ya Sawuli hariho umugaragu ngo yitabe Dawidi umwami. Aramubaza ati mbese ni wowe Siba? Ngo mbese ni wowe Siba? Nawe ati ninjye umugaragu wawe. Gatatu akavuga ngo umwami aramubaza ati harya nta ukiriho wo mu nzu ya Sawuli ngo mugirire imbabazi z'Imana? Siba asubiza umwami ati haracyari umwana wa Yonatani umugaye ibirenge. Kane umwami aramubaza ati abahe? Siba asubiza umwami ati aba mu rugo rwa Makiri mwene Amiyeli i Lodobayi. Gatanu akavuga ngo umwami aramutumira amukura mu rugo rwa Makiri mwene Amiyeli i Lodobayi. Gatandatu haravuga ngo nuko Mefibosheti mwene Yonatani mwene Sawuli yitaba Dawidi ageze imbere ye agwa yubamye. Agwa yubamye. Mana we aka gapapuro karance kare katumye ngiraho gatoye. Agwa Mana Isiraheli ziko mise masimbuka. Reka dukomeze. Gatandatu aravuga ngo nuko Mefibosheti mwene Yonatani mwene Sawuli yitaba Dawidi ageze agwa yubamye. mwene Sawuli yitaba Dawidi ageze maze Dawidi imbere ngo mwene Sawuli yitaba Dawidi ageze imbere ye agwa yubamye aramuramya. Maze Dawidi aravuga ati Mefibosheti aritaba ati karame umugaragu wawe we ndi hano. Dawidi aramubwira ati humura kuko ntazabura kukugirira neza ku bwaso Yonatani kandi nzagusubiza imisozi y'inyarurembo. Sema amen. Byari bitumye agapapuro kare kajya gatoya kubera umuyaga ariko yaramajije uyu ni Dawidi n'uwo bita Mefibosheti. Nshatse kuzana ijambo rivuga ngo Imana yagutekerejeho ugirirwa neza n'Imana, ndetse Imana yagutekerejeho Imana yagira uko ibigenza kugira ngo ikikubabaje Imana izigikureho. Uyu Mefibosheti yari i Lodobayi ndetse nta n'amakuru yari afite ko yava i Lodobayi, ariko kuko Imana yari yamutekerejeho ifata Dawidi ajya kura ko nta wasigaye wo mu muryango wa Sawuli mwene Yonatani. Asanga uwo bita Mefibosheti rero aracyariho, ariko mu magambo make mu ncamake nkuzana ijambo rivuga ngo uyu Mefibosheti Yonatani yaragize neza. Ivuga ngo nshuti y'umusaraba wagira neza waba utakiriho n'abana bawe ineza wagize ikazabakurikirana ho kubw'ineza waba waragize ukiri ku isi ni waba waravuye mu mubiri.
nshatse kuzana ngo rero umunyarwanda nacu mugani ngo agira neza wigendere ineza uzayisanga imbere. Uyu rero uyu nguyu Dawidi Yonatani yajyaga amugira inama akamubwira ko Sawuli ari bumwice iyo neza iza kuza koma kuri Mefibosheti, biba ngombwa ko aza kuza kwibukwa na Dawidi. Rero Imana amahoro itugirire neza kandi umwuka w'Imana ikomeze kutugira neza. Imana ijye iduha kugira neza imitima yacu ijye igira urukundo. Uyu Dawidi yari afite urukundo, ntabwo yari afite umutima w'inyamaswa, yari afite ahubwo umutima mwiza wo kugira ngo iki gihe gisa nk'iki ngiki natwe tujye tugira umutima w'urukundo n'umutima wo kugira neza. Ndakunda kuvuga ngo abantu tugira impano zitandukanye. Impano waba uzi ufite mu gihe ukiri ku isi yikoreshe, kuko nugera mu bwami bw'Imana iyi mpano Imana izayikwibukiraho ivuga ko yakoresheje neza bituma winjira ubwami bw'Imana. Uyu Dawidi rero yagize impano y'urukundo. Hari naho yigeze kubwira Sawuli aramubwira ati yabambaye ubwo Sawuli yari afite umugaragu aramubwira ati ubwo tumaje gutwara agacuma ndetse n'inkoni, aravuga ati ndetse twatabuye n'ikinyita cye dushaka twanamwica. Haravuga ati oya biragatsindwa kwica Uwiteka yimikishije amavuta. Yaba atarafite rero urwo rukundo ntabwo byari kubaho aho bari gusiga bamwishe. Ariko kubwo Dawidi yari afite umutima w'urukundo yararetse nyine atwara ibyo atwara, ariko amwereka ko ni yakina kumuca ari kumwica. Rero nawe gira neza, Imana y'amahoro iyi neza nugera mu bwami bw'Imana uzayitugwa, ndetse Imana nawe izajya ihora kurinda igukuriraho akaga n'amakuba kubw'ineza ukomeza kugira. Dawidi yagize neza birangira abaye umwami, kuko nta mutima w'ubuhemu yari afite, nta mutima kugira nabi yari afite. Imana rero ikomeze kuturinda no kuturengera, Imana ikomeze kudutabara, amagambo y'Imana akomeze kuba muri mwebwe. Nanone hari irindi jambo mfite naryo riri mu bami ba kabiri, naryo mureke turisome. Naryo abami ba kabiri ibice 4 guhera ku murongo wa mbere. Haravuga ngo abami ba kabiri, haravuga ngo Elisa akiza umupfakazi umwenda yari arimo. Elisa akiza umupfakazi umwenda yari arimo. Bukeye umugore umwe wo mu bagore b'abahanuzi asanga Elisa aramutakambira ati umugaragu wawe ari we mugabo wanjye yarapfuye, kandi uzi ko uwo mugaragu wawe yubahaga Uwiteka. None umwishuza araje arashaka kujyana abana banjye bombi ngo abagire imbata ze. Kabiri aravuga ngo Elisa aramubaza ati none se mugirire mbwira niba hari icyo ufite imuhira. Nawe ati umuja wawe ntacyo mfite imuhira keretse agaherezo kutuvuta. Gatatu aramubwira ati genda utire ibintu birimo ubusa mu baturanyi bawe bose, ariko ntutire bike. Kandi navuga ngo maze winjirane mu nzu n'abana bawe, ukinde utwo tuvuta udusuke muri ibyo bintu byose, ikintu cyose uko cyuzura ukibike. Gatanu haravuga ngo kuko
naza kugana uzamwakire. No kuvuga ngo abantu dufite ibintu byinshi bitandukanye, twumva ko twaruka tumajije kubwira abantu b'Imana. Rero Elisa yafashije uyu mudamu w'umupfakazi, amufasha ikintu gikomeye kandi cyari kimuremereye. Bivuze ngo Imana yakoreye muri Elisa bituma abana be batajya kuba imbata. Nawe wakwizerera muri iri jambo ukavuga ngo ntabwo ibyanjye ari byo bizaba imbata, ntabwo bizaba imbata z'abadayimoni, ntabwo bizaba imbata z'abazimu, ukabibwira Imana igishyigikira abantu bayo. Rero mu magambo make, uyu mudamu yashize agahinda amajije kwishyura uyu mwenda. Abana bisi bajya kubiki imbata. Nawe nakubwira ngo ntakagire ibyawe bibe imbata ngo cyangwa se umwanzi abinyage. Abantu b'Imana baracyariho basenga, bagufasha ku kintu cyaba kigukomereye, bagufasha ku kintu wowe ubwawe ubona kitashoboka. Imana ntabwo nabari babikoresha, ariko Imana ishobora kubashyigikira mu gusenga. Imana ikaba yabambika imbaraga, ikagira ibyo bafashamo, ikabikuraho. Nawe ariko ntushishikariza ngo aho waburi baba bagusengera, nawe birasaba ngo ube usenga. Uyu mugore w'umupfakazi nawe nuko yari yizeye Imana, icyo ni icyambere. Kabiri, uyu mugore w'umupfakazi amajije kwizera ko hakiriho abantu b'Imana, aravuga ati uko rikose reka ngende ntakire Elisa, numve icyo amfasha cyangwa se numve icyo angiraho inama. Rero Imana natangiye kubabwira ngo impano zikora zigiye zitandukanye. Hari impano zo guhugura, ikintu kikaba cyagenda neza. Elisa rero nawe yamubajije icyo afite, undi amubwira ko afite uduherezo tw'utuvuta. Ushobora wabwira umukozi w'Imana ati nanjye nyine ndasenga ariko si binyinyuka. Icyo nicyo waba ufite muri weho. Umukozi w'Imana akaba yabasha kugufasha mu gusenga, cyangwa se umwana w'Imana akaba yagufasha mu gusenga. Imana rero iturinde kandi uturengere. Rero mu magambo make ngiye gusoza nsengera ibi bihugu nabonyeho izi SMS, ndetse natwe ubwacu muri rusange twishinganisha. Imana amahoro iturinde, iturengere, itugirire neza. Mana turagushimiye, warambwiye ngo ukimara kunyereka izi message, warambwiye ngo nzasenge. Ndasenze cyane rero, komeza gushigikira igihugu cy'u Burundi, ukomeje gushigikira igihugu cya Uganda, ushigikira igihugu cyacu cy'u Rwanda, mu izina rya Yesu Kristo. Komeza mwami Imana kugira neza, ineza yawe ikomeze kwamamara mu izina rya Yesu Kristo. Urinde mwami Imana abarundi aho bari, ubagirire neza. Urinde data wa twese abanyarwanda aho bari, utugirire neza. Urinde abaganda aho bari, ubagirire neza mu izina rya Yesu. Ndetse n'ibindi bihugu Uwiteka ntabwo tubisize, ahubwo Nyiringabo Imana byo turacyabyuka kandi turacyabizirikana. Komeza rero kutugira neza no kuturinda no kuturengera, ubwami bwawe bukomeze gushyirwa hejuru mu izina rya Yesu Kristo. Enobo etariabo estiri winemo edaya bonestikonema hanestaya binifai sanse, ujya wigaragaza mestide bonekide hanestikonema ndayasika ineshaini drome menestikone vaya sanse eshelebo enayizinima basi kotesini bo edai binifai sanse henasizima ndayasikara mini winima. Ndagushimiye ko data wa twese ku mutwe ubushaka kurwanya Museveni, Nyiringabo Imana kusenya inama zabo mu izina rya Yesu Kristo. Ngo komeza mwami Imana kumurinda no kumurengera Uwiteka, kandi data wa twese ubwo mwami Imana bakiyoboye, mwami Nyiringabo Imana dukomeza kwenda no kubashyigikira, kubagirira neza mu izina rya Yesu. Urakoze Uwiteka. Rero muri rusange Nyiringabo turasenze cyane, shigikira abarwaye mwami Nyiringabo Imana, barinda ubarengere data wa twese. Abarwaye turabakweretse mwami Nyiringabo Imana, aho bari ku bisasiro dukomeza kubagirira neza mwami Nyiringabo Imana. Genda ubakize Uwiteka, n'abazabasha gushima izina ryawe, babasha gushima ubwami bwawe ndetse n'icyubahiro. Senze n'izindi mu izina rya Yesu. Muri rusange twese uturinde, udutabare kuko uri Imana itabara, ni mu izina rya Yesu. Amen. 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 Ego ubwami bw'Imana bukomeze kubana namwe. Sawa sawa, murakoze.